hari igihe umuntu agera mu kibazo akigunga akaba wenyine akifungirana mu nzu. sohoka muri icyo kibazo urimo, witinya ngo urasebye, wikumva ngo uzabyumva, ibyo ni akazi ke. Sohoka muri icyo kibazo. Yagisohotsemo ajya gusobanurira inzozi kandi nawe ibyo byaramucanze, ajya kuzisobanurira abandi. Aka kantu gato Imana ikanyuramo iramutabara. Ngo hashize iminsi mike umwami ararota, ngo amaze kurota, ariko ndashima Imana ica ahantu tudatekereza, ica ahantu hatari n'inzira, ubona nta nzira zihari. Imana ije gutungura abantu. Sinzi ikibazo ufite, sinzi ikintu kikuremereye, ariko uko cyangana kose uyu Yozefu ngo yaragiye ariyakira, amara kubona yuko nta muntu uzamusangaho, ntawe uzamuvuganira, nta kizahamukura, aricara aratuza aravuga ati urupfu rwanjye nuru. Ariko yatangajwe no kumva itangazo rimubwira ngo sohoka, bamuhubuzamo. Niko twasomye. Hari Imana, hari imbaraga z'Imana zije kuguhubuza mu kibazo. Sinzi uburyo wakigezemo, ariko hari imbaraga zijya zihubuza umuntu. Guhubuza urabyumva, n'uguhubuza nta kuguteguza, nta kukubwira ngo bizagenda gutya. Uya nta n'ubuhanuzi, nta n'irindi yerekwa. Nje kukubwira ngo hari imbaraga z'Imana zije kuguhubuza aho hantu, zibiguhubuzemo. Imana ishimwe. Haleluya. Nigeze nsoma inkuru nyinshi muri Bibiliya, harimo abantu Imana yatunguye. Imana ije kugutungura, ntumbwire uburyo izagutunguramo, ariko reka nkubwire, iraje. Nushaka uba ufite icy'ubupfakazi cyarakurenze, Rusi cyaramurenze, agera ubwo yiyita amazina, ariyakira. Ariko ikintu cyanejeje, yarasohotse mu kibazo ajya guhumba. Agisohokamo aravuga ati nari umukobwa w'inkumi, nashatse vuba, mpfakaye ntarabyara. Asohoka mu kibazo ajya guhumba ahantu batamuzi. Umva, sohoka muri icyo kibazo gato ushoboye ugakora, kuko Imana niki igiye kugacamo. Haleluya. Imana igiye kugacamo. Arasohoka ajya guhumba, atangira ahumba. Ngaho ndebera Rusi watangiye ahumba. Umunsi wa mbere arahumba. Uzi guhumba, hari abantu batazi guhumba. Guhumba ni ugutoragura ibintu abantu basize inyuma. Aba bantu barasaruraga bagasiga nk'igishyimbo kimwe inyuma, birya byatakaye mu murima, byatakaye basarura. Ndi gusobanura abantu batazi ibyo guhumba, ariko ngo wagenda atoragura ibyo abasaruraga basize. Imana ishimwe. Mu guhumba sinshaka kubitindamo, havamo igikundiro. Iyo aguma mu nzu akiheba, akajya yirirwa arira gusa, ntawe ari kumenya ko Rusi ahari. Ariko mu kujya guhumba ngo havuyemo igikundiro. Hamaze kuvamo igikundiro, batangira kumenya ubuzima bwe, batangira kumva ineza yagiriye nyirabukwe basigaranye. Ntabwo nashatse kwinjira mu mateka y'aba bantu, bose bahuye n'ibibazo. Uyu yari yarapfakaye, apfakarana na nyirabukwe, mbese bari abapfakazi babiri, zari indushyi ebyiri zibana. Ariko hari Imana iruhura indushyi. Mu kujya guhumba, mu kwiyemeza, mu kwakira ubuzima bwe, mu kwakira ubuzima bubi, mu kwemera igisebo, aragenda arahumba. Urambwira ngo umuntu uhumba basate? Urambwira ngo umuntu ujya guhumba, umuntu ujya gutoragura mu ahantu abameze ate? Umuntu ujya gukubura wenda mu muhanda, urumva aba yambaye imyenda isite. Ariko ndashaka kukubwira ngo Imana ntikanzwe n'ibyo bintu urimo, izanye igikundiro kuri wowe. Imana itugirire neza, ngo izanye igikundiro umuntu uri guhumba. Ibaze, hari amagambo Rusi yakoresheje abwira Bowazi. Bowazi ngo yaramukunze, aramubwira ngo noneho rero ntegetse abahungu ntibakagukome. Hari itegeko rivuye mu ijuru rije kugutegeka rigakuraho ibyagukomaga. Ubu abantu bafite ibibakoma, mu gucuruza bafite ibibakoma, mu kugira gute bafite, no gusenga bafite ibibakoma. Mbese abantu bafite ibibakoma. Ariko agiye guhumba ngo itegeka abahungu ngo ntibakamukome. Haleluya. Hari itegeko Imana izanye riguhubuza ahantu watinze, ikaguhagarika ahandi hantu nawe uzashima Imana. Nukuri ubu buhanuzi ubwakire, ubu butumwa ubwakire. Numvise hari ibintu Imana igiye kurema kuri wowe bizatuma ushima Imana, kuko ahantu warugeze ahantu ubona byarutwa no gupfa, cyangwa se wakwiyitira irindi zina. Oya, we kwiyitira izindi zina, hari izina ryiza Imana izanye. Ngaho reba umuntu wagiye guhumba rero, bibyara igikundiro. Bimaze kubyara igikundiro, mu minsi mike bibyara kuba mabuja. Aleluya. Bibyara kuba mabuja. Umurima yahumbyemo bihinduka, ejo bundi ahinduka umudamu wo muri urwo rugo, ahinduka mabuja, abyara umucunguzi. Ndashaka kukubwira, ajya mu gisekuruza gikomeye, agira izina rikomeye. Ahantu ugeze, aho niho Yesu aje kugutungurira. Ni ukuri iri jambo ryakira, ndumva harimo gutungurwa n'Imana.
haleluya. Sinzi ahantu ugeze, nushaka uba ugeze hahandi wa mubyeyi bari bagiye guteza cyamunara abana be. Ndi kuvuga ingero nyinshi, nshobora kuvuga ibya Rusutu we yari umupfakazi, ariko noneho ndashaka kukubwira uyu bari bagiye twongeye kubasuhuza mwe mwese mudukurikiye muri kano kanya kuri Ahoraho TV. Amahoro y'Imana abane namwe, katwizere ko muri amahoro. Mbonera ndetse no kwakira nyina w'Inyange Clementine hari haciyemo iminsi. Murakomeye? muraho. Ni ukuri twari tugukumbuye. Natwe nuko umwaka mushya muhire, Twese hamwe. berukana umwaka ushize. Haciyemo igihe kirekire. Kiba giciyemo burya gusoza N'abantu umwaka no bakwandikiye. gutangira undi haba harimo igihe. Ni abantu bagiye bakwandikiye bagira ngo wenda ushobora kuba warwaye cyangwa hari ikindi cyabaye. Tubana n'abantu b'Imana nyine, tuba twaravuganye bitandukanye. Tuba twanashyizeho na nimero ya nyina w'Inyange Clementine aho hasi. Hari abantu batubaza ibibazo byinshi bitandukanye bakajya inbox, aho mujye mubaza umuvugabutumwa nimero iri aho ngaho. Hoya. Hagati aho ngaho katubwire ngo ikaze kandi ubanze no turageza Imana mbere yuko dutangira. Murakoze cyane. Mwami Yesu uri mwiza, izina ryawe ryitwa igitangaza. Ni wowe zina ryiza twabonye abantu bose bahungiramo bagakomera. Utwemerere mu ntango z'uyu mwaka, ufate ukuboko buri wese umuyobora inzira akwiye kunyuramo, umugire inama, umube bugufi. Dukeneye ubujyanama bwawe, dukeneye ubuyobozi bwawe, dukeneye ubushuti nawe Mana. Turifuza ubusabane n'Imana yacu, turifuza kubana nawe mu bihe byose. Utwemerere ushyigikire umuntu wese ukurikira iki kiganiro, kandi unyemerere umuntu wese ukwifuza kubone, uri kurira umuhoza amarira, kandi uri guseka umumurikishirize ineza yawe umukomeze. Turagushimye ko wumva gusenga, udushoboze muri iki kiganiro ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Hagati aho ngaho rero muri ino minsi abantu barahangayitse. Twatangiye tugira ngo ni kwa kundi ababyeyi bajyana abana ku ishuri, wenda akaba ari bya bihe bikomeye by'ukwa mbere, ariko no kwa kabiri ubona ko kwageza abantu imitima imeze nk'idahari, bamwe na bamwe ariko si bose. Ariko Imana irahari. Njyewe impamvu nje aha hanini sinaherukaga, ariko mbazaniye ubutumwa ubwira abantu babonaga birangiye, nta nzira, nta muntu wahagukura. Dushaka kukubwira ngo Yesu arahari ngo agutabare. Amen. Ubundi Yesu cyangwa se Imana igira ikintu cyitwa gutungurana. Nkuzaniye rero gutungurwa n'Imana, nicyo nje kukubwira. Imana igutungure, Imana igiye kugutungura, igiye kugutunguza ineza, igiye kugutunguza gukora kwayo. Ni ubutumwa nkuzaniye, kandi ndabizi neza Imana izabushyigikira, kuko hari abantu bazashima biturutse mu kuboko kw'Imana. Surprise y'ijuru. Yewe wowe wari wihebye, yewe wabonaga wikuyobeye, yewe wabonaga ubuze inzira, yewe wumvaga wanakwiyahura. Ari igihe umuntu abura inzira akabona ibintu birarangiye akumva yakwiyahura, akumva yapfa. Ariko reka nkubwire, nkuzaniye gutungurwa n'Imana. Imana ije kugutunguza ineza, Imana ije kugutunguza gukora. Reka nsome ijambo ry'Imana. Nkunda gusoma ijambo ry'Imana. Banza usomere mu gitabo cy'Itangiriro ibice 41 umurongo wa 14 wonyine, ko ndumva nshaka kuvuga amagambo atari make, ariko nerekana uburyo Imana igiye gutungura abantu bayo. Mu Itangiriro igice cya 41 igice cya 41 umurongo wa 14 wonyine. Itangiriro igice cya 41 umurongo wa 14 yaranditse ngo maze Farawo ahamagaza Yosefu, bamuhubura mu nzu y'imbohe, ariyogoshesha, yambara indi myenda. Yego. Yinjira aho Farawo ari. Amen. Haleluya. Amen. Naya magambo uje kukubwira rero. Hari nandi nakwifashisha, ariko reka twifashisha ayo ngayo. Ndashaka kukubwira ngo umuntu wari ubuze inzira nibyo, ibyari birangiye, ariko Yesu, Imana ikoresheje akantu gato igutungura. Ntabwo igiye kunyura mu bintu biremereye. Burya iyo umuntu ageze ahantu hakomeye,
akagera mu bintu bikomeye, abona icyahamuvana ari ibintu bihambaye kuko amaso ye aho agarukira ababona nta zindi nzira zigihari. Burya iyo urebesha amaso ukareba ahantu wowe amaso yawe agarukira uba ubona birangiriraho, ariko nje kukubwira ngo nyuma y'aho hantu uri, nyuma y'icyo kibazo wicayemo, hari izindi mbaraga z'Imana, hari ibindi bintu inyuma y'uyu munsi uri kubona bihari kandi byiza. Aleluya. Narabyumvise, numva umwuka w'Imana arabinyemeza, numva umwuka w'Imana yanyuze ngo mbwirire abantu banjye bakomere kandi bikomeze ku by'Imana, bikomeze ku byera cyane, bakiranuke, kuko hari ubutabazi bw'Imana, hari ugutungurana kw'Imana, hari surprise Imana igiye kuzana. Ntumbaze ngo izaca he, buri wese yagiye icyaha atandukanye. Uyu Yosefu yari ari mu gihugu kitari ikiwabo, sindi buvuga amateka ye, ariko yari ari mu gihugu kitari ikiwabo, yaramaze bene wabo barakoze ikiriyo, ise yaranakirangije, byararangiye. Ageze mu gihugu kitari ikiwabo naho baramufunga, arafungwa, kandi ibimenyetso bimuhamisha ibyaha bihari. Ntacyo yari yakoze, ariko ibimenyetso byari bihari ko uyu muntu icyaha kimuhama. Ariko ndashimira Imana ije kugutungura. Imana ije kugutungura muri iki gihe urimo. Aragenda ajya mu nzu y'imbohe, birarangira, ntawe ari kumusura, ntawe ari kumubaza ngo umeze ute, nta tegeko ryari kumurengera kuko ibimenyetso byari bihari, nawe ntiyigeze yisobanura. Ariko ikintu cyanejeje, akantu kamusigaranye ntukareke ugakomeze. Yaragiye asigarana inzozi. Hari igihe umuntu agera mu kibazo akigunga, akaba wenyine, akifungirana mu nzu. Sohoka muri icyo kibazo urimo, witinya ngo urasebye, wikumva ngo uzabyumva, ibyo ni akazi ke. Sohoka muri icyo kibazo. Yagisohotsemo ajya gusobanurira inzozi, kandi nawe ibyo byaramucanze, ajya kuzisobanurira abandi. Aka kantu gato Imana ikanyuramo iramutabara. Ngo hashize iminsi mike umwami ararota, ngo amaze kurota, ariko ndashima Imana ica ahantu tudatekereza, ica ahantu hatari n'inzira, ubona nta nzira zihari. Imana ije gutungura abantu. Sinzi ikibazo ufite, sinzi ikintu kikuremereye, ariko uko cyangana kose, uyu Yosefu ngo yaragiye ariyakira, amara kubona yuko nta muntu uzamusangaho, ntawe uzamuvuganira, nta kizahamukura, aricara aratuza, aravuga ati urupfu rwanjye nuru. Ariko yatangajwe no kumva itangazo rimubwira ngo sohoka, bamuhubuzamo. Niko twasomye. Hari Imana, hari imbaraga z'Imana zije kuguhubuza mu kibazo. Sinzi uburyo wakigezemo, ariko hari imbaraga zijye zihubuza umuntu. Guhubuza urabyumva, n'uguhubuza nta kuguteguza, nta kukubwira ngo bizagenda gutya. Uya nta n'ubuhanuzi, nta n'irindi yerekwa. Nje kukubwira ngo hari imbaraga z'Imana zije kuguhubuza aho hantu, zibiguhubuzemo. Imana ishimwe. Haleluya. Nigeze nsoma inkuru nyinshi muri Bibiliya, harimo abantu Imana yatunguye. Imana ije kugutungura. Ntumbwire uburyo izagutunguramo, ariko reka nkubwire, iraje. Nushaka kuba ufite icy'ubupfakazi cyarakurenze, Rusi cyaramurenze, agera ubwo yiyita amazina, ariyakira. Ariko ikintu cyanejeje, yarasohotse mu kibazo ajya guhumba. Agisohokamo aravuga ati nari umukobwa w'inkumi, nashatse vuba, mpfakaye ntarabyara. Asohoka mu kibazo ajya guhumba ahantu batamuzi. Umva, sohoka muri icyo kibazo gato ushoboye ugakore, kuko Imana niki igiye kugacamo. Aleluya. Imana igiye kugacamo. Arasohoka ajya guhumba, atangira ahumba. Ngaho ndebera Rusi watangiye ahumba. Umunsi wa mbere arahumba. Uzi guhumba, hari abantu batazi guhumba. Guhumba ni ugutoragura ibintu abantu basize inyuma. Aba bantu barasaruraga bagasiga nk'igishyimbo kimwe inyuma, birya byatakaye mu murima, byatakaye basarura. Ndi gusobanura abantu batazi ibyo guhumba. Ariko ngo wagenda atoragura ibyo abasaruraga basize. Imana ishimwe. Mu guhumba sinshaka kubitindamo, havamo igikundiro. Iyo aguma mu nzu akiheba, akajya yirirwa arira gusa, ntawe ari kumenya ko Rusi ahari. Ariko mu kujya guhumba ngo havuyemo igikundiro. Hamaze kuvamo igikundiro, batangira kumenya ubuzima bwe, batangira kumva ineza yagiriye nyirabukwe basigaranye. Ntabwo nashatse kwinjira mu mateka y'aba bantu, bose bahuye n'ibibazo. Uyu yari yarapfakaye, apfakarana na nyirabukwe, mbese bari abapfakazi babiri, zari indushyi ebyiri zibana. Ariko hari Imana iruhura indushyi. Mu kujya guhumba, mu kwiyemeza, mu kwakira ubuzima bwe, mu kwakira ubuzima bubi, mu kwemera igisebo, aragenda arahumba. Urambwira ngo umuntu uhumba basate? Urambwira ngo umuntu ujya guhumba, umuntu ujya gutoragura ahantu abameze ate? Umuntu ujya gukubura wenda mu muhanda, urumva aba yambaye imyenda isite.
ariko ndashaka kukubwira ngo Imana ntikanzwe n'ibyo bintu urimo, izanye igikundiro kuri wowe. Imana itugirire neza ngo izanye igikundiro umuntu uri guhumba. Ibaze, hari amagambo Rusi yakoresheje abwira Bowazi. Bowazi ngo yaramukunze, aramubwira ngo noneho rero ntegetse abahungu ntibakagukome. Hari itegeko rivuye mu ijuru rije kugutegeka rigakuraho ibyagukomaga. Ubu abantu bafite ibibakoma, mu gucuruza bafite ibibakoma, mu kugira gute bafite, no gusenga bafite ibibakoma. Mbese abantu bafite ibibakoma, ariko agiye guhumba ngo itegeka abahungu ngo ntibakamukome. Haleluya. Hari itegeko Imana izanye riguhubuza ahantu watinze, ikaguhagarika ahandi hantu nawe uzashima Imana. Nukuri ubu buhanuzi ubwakire, ubu butumwa ubwakire. Numvise hari ibintu Imana igiye kurema kuri wowe bizatuma ushima Imana, kuko ahantu warugeze ahantu ubona byarutwa no gupfa, cyangwa se wakwiyitira irindi zina. Oya, we kwiyitira izindi zina, hari izina ryiza Imana izanye. Ngaho reba umuntu wagiye guhumba rero, bibyara igikundiro. Bimaze kubyara igikundiro, mu minsi mike bibyara kuba mabuja. Aleluya. Bibyara kuba mabuja. Umurima yahumbyemo bihinduka, ejo bundi ahinduka umudamu wo muri urwo rugo, ahinduka mabuja, abyara umucunguzi. Ndashaka kukubwira, ajya mu gisekuruza gikomeye, agira izina rikomeye. Ahantu ugeze, aho niho Yesu aje kugutungurira. Ni ukuri iri jambo ryakira, ndumva harimo gutungurwa n'Imana. Haleluya. Sinzi ahantu ugeze, nushaka uba ugeze hahandi wa mubyeyi bari bagiye guteza cyamunara abana be. Ndi kuvuga ingero nyinshi, nshobora kuvuga ibya Rusi uwo yari umupfakazi, ariko noneho ndashaka kukubwira uyu bari bagiye guteza cyamunara, we yari yarapfaka afite n'ideni. Ideni rihari, umugabo apfa asize ideni, ariko Imana iramutungura, ica mu kantu gato gusa, mu mavuta. Imana inyuze mu kantu gato. Nshuti yanjye, muvandimwe, mukuru wanjye cyangwa murumuna wanjye, wowe unkurikiye uri we wese, haje gutungurwa n'Imana. Ariko kugutungurwa n'Imana kuragusaba ibintu bibiri. Icyambere, iga gukiranuka mu gihe gisa nk'iki, kuko biragoye. Wirinde kwitotombera Imana, wirinde kuyituka. Abantu bari kuvuga nabi Imana, wirinde kuyituka, wirinde kuyivuga nabi, wirinde kuyibwira ngo birayinaniye. Wowe usohoke muri icyo kibazo, ukora icyo ushoboye, Imana izagicamo. Utuvuta dukeya kwishyuye ideni umupfakazi yari afite, tumutungana n'abana be. Ntibamutwara abana. Nuko Imana ije kugutungura nk'uko yatunguye Aburahamu. Ubwo ngeze mu muhamagaro, abantu baratunguwe. Umuhamagaro warabagerageje, bageze ahantu bumva bitagishobotse. Aburahamu yazamukanye umwana w'umwe w'ikinege. Uriya ni umuhamagaro ujya ugerageza. Ubu hari ahantu bari ku muhamagaro warabagerageje, imyanya bari barimo, ibintu bakoraga, mbese byarabacanze. Bari kwibaza ngo ese Imana iracyahari? Irahari. Aburahamu niko yazamukanye umwana, amujyana ku musozi. Ntabwo yari azi ko Imana iri bumutungurireyo, kuko mu kimenyetso kihari cyerekana ko nta kindi yabonaga inyuma. Yafashe umwana aramutamba. Umwana aramubaje ati, ko nduzi inkwi, nkaba nduzi tuzamutse ufite n'umushyo, igitambo kirihe? Aleluya. Reka nkubwire mwene da, nje kugukomeza. Numvise umwuka w'Imana nyemeza gukomeza abantu. Aho hantu ugeze hari igitambo cy'Imana. Ageze kuri uwo musozi, ngo azamuye inkota agiye gusogota. Have wikwiyahura, have wikwiyica, have wikwivuma, have wikwigirira nabi. Hafi aho ngaho hari igitambo Imana igiye gutamba ku buzima bwawe. Hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Imana itugirire neza. Reka nkubwire amagambo meza. Abisirayeli bageze ku nyanja. Aleluya. Ariko aka kantu nari nkarenze. Uzi ko Aburahamu yazamuye inkota, ngo ijwi rya marayika rikavugira mu ijuru. Yabonaga ahagera yamaze kuyimusogota. Ni nka bya bindi byo guhubuza. Imana ije yihuta. Sinzi ukuntu nabiguteramo. Inshuti yanjye ije yihuta, ihanagura ayo marira. Ndabaruza barimo barira, ndabaruza bavuga ngo byaca he, ndabaruza bavuga ngo turasebye, ndabaruza bavuga ngo turamwaye, ndabaruza bavuga ngo biraducanze. Oya, ijwi rya marayika ngo ryavugiye mu ijuru. Surprise, gutungurwa n'Imana. Ngo yumva ijwi rivuga ngo have wisogota uwo mwana w'imujoma. Haleluya. Ngagiye kubona ngavuga ngo dore umwana w'intama.
aha inyuma yawe, reba inyuma, haleluya, reba inyuma. Yarashatse kumubwira ngo iki? Reba imirimo Imana yagiye gukorera, reba inyuma yawe, subiza amaso inyuma, hari n'ahandi yakurengeje harenzaho. Ngo arebye inyuma abona umwana w'intama, ngo aramufata abohora umwana we. Imana ije kubohora ibyawe, iguha igitambo utamba mu kigwi cy'umwana wawe. Ndumva ntashaka gutinda, ariko reka nkubwire, niba shaka babe bagusenze, uri umugore wasenzwe, hari ubutabazi bw'Imana butunguranye. Umudamu umwe baramusenze, uriya mudamu wabyaranye na Aburahamu, Imana itugirire neza, ngo yabyaranye na Aburahamu, ariko noneho igihe kiragera baramusenda. Hagari ngo abyarana na Aburahamu Ishimayeli, ngo igihe kimwe baramusenda kandi bamuha iki we? Abantu nyine baguha ibidahagije, ariko hari Imana izaguha ibihagije. Hari Imana itazakubaza ngo byagenze gute, ahubwo izi impamvu uri muri ibyo bintu. Ngo baramusenda, ngo aragenda, ngo agera ahantu, ngo abura amazi yo kunywa, amazi arakama, ngo yari afite mu mvumba aramushirana. Birashize nibyo, igishoro kirashize kandi ufite amadeni. Birashize nibyo, birashize. Ayo kwivuza arashize kandi ufite uburwayi bukomeye. Birashize nibyo, birashize. Aho gukorera barahakwirukanye, wabuze ahandi ukorera. Birashize nibyo, barakwirukanye ku kazi kandi ibyo bintu nibyo wari umenyereye. Birashize nibyo, wari umukozi w'Imana none ubu nta n'uwikwicaza ku ruhimbi. Birashize. Ngo amazi ashiramo, mu mvumba ashiramo, ngo arangije abona nta kindi gisigaye usibye gushyira umwana hariya agapfa amureba. Biragaragara ko umwana yari arimo asamba, umwuma wamaze kumugeramo, ariko ngo arebye hirya arimo ataka, ngo Imana yumva ijwi ry'uwo mwana. Haleluya. Ntutuke Imana, ahubwo yitakambire, kandi yitakambire ukiranuka, unizeye Imana. Imana ihimbaza. Ngo Imana yumva ijwi ry'uwo mwana, ngo ihita imuhumura amaso, ngo imuhereza, ngo imwereke iriba we. Uzi ko ibintu Imana igiye kugutabaza bitari kure? Ibintu Imana ikugobokesheje, Imana igiye kukugoboka, ariko ibintu ikoresheje ntabwo biri kure. Kadusenga Imana. Iyo umuntu arimo atanga ubutumwa ntago avuga byinshi. Reka dusenga Imana. No mu buzima busanzwe navuga abantu Imana yatabaye, ariko reka iguhereho nawe uzatwandikire uduha ubuhamya, utubwire ko Imana yagutabaye. Mwami Yesu, uri inshuti nziza, wambwiye ijambo ryiza, urambwira ngo ntabwo ujya uhana abantu wawe mu byago no mu makuba. Hanyuma aba bantu uje kubarengera kandi wihuse. Unyemerere ijambo ryururutse imitima yari imerewe nabi, imitima yari ikomeretse, imitima yari irushye. Haleluya. Bubura amaso, babona amasoko, babona amariba begereye. Bubura amaso ku musozi, babona igitambo utambye kugira ngo abana babo babeho, ubugingo bwabo bubeho. Bamanukana abana babo ari bazima, bamanukana ubuzima bwabo. Ndakwinginze Uwiteka, baremera amazina mashya, baha ubuzima bushya, bakureho ikimwaro, bakureho guseba. Erega bari basebye, erega Mwami ubuzima bwari bubashaririye, bamwe bumvaga no kubaho ntacyo bibamariye. Ariko ndagushimye kuri iriba ryo hagati y'imirima, uri isoko y'amazi abeshaho. Ndagushimye kubabeshejeho, ndagushimye kubavomereye, ndagushimye kubacunshumuriye, ndagushimye ko mbonye bahembuka, ndagushimye ko mbonye bagarura ubuzima, ndagushimye ko mbonye bazana ubuyanja. Haleluya. Ndagushimye kuri isoko y'amazi abeshaho. Ngushimiye kubeshejeho abantu bari baguye umwuma, ngushimiye kuvomereye abantu bari bihebye, ngushimiriye ko weretse abantu inzira bari bayibuze, ngushimiye kuvuza ijambo ry'ubuzima n'ubugingo mu izina rya Yesu. Ndagushimye ko hari abantu hembuye kandi bahembutse bidasubirwaho. Ndagushimye ibitangaza ukoze, uhimbazwe ko aba bantu bazasoza umwaka bavuga ngo twabonye Imana nanone kandi twarongeye turayibona. Urakoze kuri mwiza, mva gusenga. Tugushimiye imirimo ukoze muri uyu mwanya, ni mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje twizeyemo. Amen.